Umubyeyi yafashe umwana we aramusunika ngo amurenze etaje. Ese kubera icyo umubyeyi ashaka kwica uyu mwana? Barakwereka akibona umwana ageze kure agiye guhanuka, yahise atera induru rwose nk'aho atari we ubikoze, ati sheri dore umwana wacu rwose arancitse aragiye. Umugabo yaje yirukanka ngo atabare umwana, ahita asunika umwana asubirayo, gusa umugabo we ntibyamuhira yahise amanuka kuri etaje. Umugore disi yabonye umugabo we amanuka arenga etaje, abona umwana napfuye, biramubabaza gusa araza ngo arebe ko umugabo we yaba akiriho, gusa sinzi ko wahanuka ahantu nk'aha ngo ubeho. Barakwereka umugore yaraje yitegereje asanga umugabo we asa nk'uwapfuye, araje aravuga ati ntaribi ariko ubwo wapfuye wowe ntaribi n'iki cyana ndaza gushaka uburyo nyikura mu nzira yanjye vuba vuba. Ese kubera iki uyu mubyeyi ashaka kwica umugabo we ndetse akica n'umwana we? Barakwereka ibyacu n'ibitinda, wa mugabo ubanza atarapfuye bamuzanye hano kwa muganga, gusa umumama uri hano rwose yasigaye ari kwitonganya avuga ati ariko si ubu nka kiriya kubera iki kirurokotse koko kuki kidapfuye? Gusa yari ari kubivuga yiyumangatanya kugira hatagira umubona. Disi umugabo yaje n'agahinda kenshi, amaguru ye yari yamugaye, ese uyu mugabo araza kubasha guhahira urugo rwe gute? Ariko nyamara twe twabibonye yuko uyu mugore ari we byose wabiteye kuko yashakaga kwica umwana we, uyu mugabo akirukanka ngo atabare umwana babyaranye. Umugabo yaramubajije ati se kandi umwana wacu yaba ameze neza nta kibazo yagize? Umugabo uri hano araje aramubwira ati umugabo wawe ati amaguru yiwe yakomeretse ariko ntabwo bivuze yuko atakira, mugiye mugashaka amafaranga ahagije umugabo wanyu yavugwa agakira. Umugore arangije aravuga ati nta mafaranga ahagije dufite ariko twayashaka nta kibazo. Muganga arangije aravuga ati ni ukuri ntuzamutindane, amaguru ye tuzayafatirane hakiri kare kugira ngo abe yakira. Bose hari ahantu usanga kugira ngo babe bakuvura ukire ibintu byinshi biba bisaba amafaranga, niyo mpamvu burya rega tuba tugombera gushima leta yacu kuko umuntu aba yivuza rwose ku buryo bumworoheye ku biceri bikeya cyane bitewe na mituweli. Umugabo yabwiye umugore we ati mugore wanjye nizere rwose ko utari buze kundakarira, ntabwo nabigizemo uruhare kuba namera gutya. Umugore arangije aramubwira ati ibyo ngibyo nta kibazo, reka dutahe rwose tujye mu rugo. Umugabo disi yumvaga afite ipfunwe yibaza ukuntu agiye kubana n'uyu mugore we nta kintu na kimwe akora kuko sinzi ukuntu yabasha kongera gukora ameze gutya. Barakwereka batashye basanze ku nzu yabo hariho igipapuro kibirukana mu nzu bari batuyemo. Umugabo yaritegereje biramutungura rwose amera nk'ukubiswe n'inkuba. Umugore arangije aravuga ati ariko saba bo nta nubwo baho umuntu n'agahenge ni ukumufatirana n'ibibazo? Ati si ubu noneho kuko turajya hiye, ati reba ibi byose bibaye kubera wowe, ati iyo usaba warabaye gutyo hari amafaranga wishyuye ntabwo baba badusohoye muri izi nzu, ati si ubu ngubu turaza kubaho dute kandi na amaguru yawe atarimo no gukora, uri kubona turaza kujya hehe koko n'uyu mwana? Ati iyo nza kumenya nkaba narashatse undi mugabo utari wowe. Disi umugore yahise atangira gufatirana umugabo n'ibibazo, wibuke ko ari we nyirabayazana watumye uyu mugabo amera gutya, ariko none duratangiye kumutaba mu nama, abonye babasohoye mu nzu atangira kuvuga ati si ubu koko turajyayo, ati iyo nza kumenya nari gushaka undi mugabo utari wowe kwiri, ati mu by'ukuri ndebera noneho ibibaye byose. Umugabo arangije aramubwira ati ariko nanjye ibi ntabwo ari njye wabyikoze, kandi ikindi ninyira nzashaka icyo nkora rwose ntugire ikibazo, tuzishyura tubeho neza ntugire ikibazo. Gusa umugore yaramwitegerezaga akabona umugabo ari kurema akizere gusa, akabona disi umugabo nawe ibyo ari kuvuga asa n'utabihagazeho kuko ntabwo yari ameze neza. Ibaze ko babuze n'amafaranga y'inzu, ibaze ukuntu bari kubona amafaranga yo kuba nibura bavuze uyu mugabo. Umugore arangije aramubwira ati oke ndakumva noneho reka nizere ko amafaranga uraza kuyashaka. Ati yego rwose humura ninkira ndaza gushaka icyo nakora kandi ndaza kureba no mu nshuti zanjye. Umugore arangije aravuga ati rero menya ko ibyo bintu ngiye ntazabyihanganira igihe kirekire, ati ubwo nyine dushaka aho tujya nk'abandi bose. Umugabo disi byaramucanze, namwe mujye mureba impamvu bavuga ngo ibyago bigwira abagabo abagore bigaramiye. Saha izi ngizi disi umugabo ntabwo ameze neza, amaguru ye si mazima, ariko umugore nta nubwo ari kumuha agahenge. Barakwereka feri ya mbere baje gufatirana imodoka rwose ijya mu mujyi, aravuga ati vayo tugende kuri iyi modoka niyo abantu bagenderamo ubuntu kandi biba bigoye kuba wayibona muri lift rwose. Barakwereka hano hari imodoka ijya ivana abantu mu cyaro ibimura ibajyana mu mujyi. Hano hari umusaza rwose wo mu cyaro ubu bihera rifuti, yaravuze ati mutebuke ba nyiri imodoka badasanga aparitse ahangaha ntabwo ari byo. Umugore akajya akomeza abwira umugabo ati uwo atari ko se we wakihuse. Disi umugabo nta mbaraga yifite yaracyarwaye, akajya abwira umugore atari ko se wanegereje koko.
barakwereka umusaza hano batwara mu modoka, nawe ntabwo ari umuntu mubi, yahise aza kugira ngo bombi batware. Barangije umugore uri hano ahita akubita umugabo umwana, ahita afata ibikapu byose ngo yigende. Umugabo arangije abaza shoferi ati none se ni ibiki wapanze n'umugore wanjye? Umugore arangije aravuga ati ariko se urumva koko nagombaga kujyana nawe? Ati ibingibi bifate nk'aho wari umerekeje, ati ubu ngubu rwose ngiye mu mujyi, uwo mwana ndakeka uzamwitaho, kwa kundi bavugaga ngo nihangane uzishyura amafaranga y'inzu, uzayishyura ubane n'uwo mwana. Umugabo arangije aravuga ngo iki? Ubwo si ibyo bintu koko wabinkora? Barakwereka disi umugabo uri hano nawe yaraje kwirebera uyu mugore, bigaragara ko ari we bari bahanye gahunda. Umugabo disi ntabwo yari afite uko yabigenza, ntiyabashaga kuba yabirukaho kuko amaguru ye yari yamugaye. Barakwereka nyir'imodoka nawe yahise afunga vuba, hano rwose ni nko kubacura. Ibi ngibi ntabwo biba byemewe kuva mu gace kamwe ujya mu kandi muri ubu buryo. Barakwereka umugabo yahise yurira imodoka ngo atware abantu yari ashyizemo vuba. Umugabo disi yasigaye hano byamucanze, atangira kwibaza uko agiye kubaho, biramuyobera. Umugore amutanye umwana ndetse n'udufaranga duke bari basigarane twose yari atwitwariye. Umugore arangira avuga ati sinjye warota, sinjye wahera rwose nduhutse, uriya mugabo ntabwo nari kuzabana nawe. Abandi bari mu modoka bamurebye barumirwa. Umugore disi barakwereka n'udufaranga twose bari barizigamye mu rugo yari yadupakiye, nta kintu na kimwe abasigiye. Umugore hano yagiye avuga ati nibura ubu ngubu ngiye kubaho neza, nshaka akazi ndi njyenyine, nongere mbe umukobwa rwose, n'ubundi umwana umwe nta kibazo yigeze aneza. Umugabo disi hano yasigaye ahamagara umugore we, gusa n'ubundi yari ayo kwarika, umugore yari yigendeye. Umugabo yarakomeje ararira, asigarana umwana, amaguru ye si mazima. Ese uyu mugabo araza kubaho gute n'aka kana? Ese akana karaza kubasha kugakiza? Kadukomeze turebe, mwibutsa gukanda subscribe utarayikanda kugira ngo inkuru zacu zijye zigushyikaho buri munsi. Barakwereka umugabo yitegereje akana ke, arangije akabaza ati muhungu wanjye koko uragira ngo nkore iki? Ati kureba mama wawe akunanye none nawe ukaba utangiye kurira kandi. Disi nawe urebe ukuntu uyu mugabo ibibazo byari bimubanye byo. Barakwereka iminsi imaze kwicuma, umugabo disi yarakomeje arasabiriza, akora uko ashoboye, acuruza utuntu ku muhanda. Akana k'agahungu rwose amaze kugakuza. Akana hano kari kambaye rwose ya myenda ishimisha abana, kagenda gahamagara kati muze tubagurishe bombo. Umugabo asigaye yicururiza bombo ku muhanda. Barakwereka hano hari umugore rwose yari yastakinze mu modoka imbere, rwose sinzi ibyo yari ari gukanikamo. Imodoka kandi yari yacitse feriyamu irimo kugenda. Umugabo arangije avuga ati wa mwana we, irukanka rwose utabara uriya mugore, genda uhagarike iriya modoka. Akana karangije karavuga ati papa nyizere rwose ngende bubikore, ati ngiye rwose ndi Iron Man. Akana bigaragara hano rwose ko kemera babakinnyi ba filime baba bakora ibitangaza, kari kambaye nk'umwe muri bo. Barakwereka akana karirukanse mu modoka, gahita kinjiramo imbere, gahita kayihagarika rwose, imodoka yari iri kugenda. Iyo hataboneka umuntu utabara, uyu mugore yari kuba yakora accident cyangwa se bikamuviramo no gupfa. Akana kaje kirukanka karangije karamufungura, karavuga ati humura rwose ubu ngubu nagutabaye. Umugore yavuye mu modoka, kareba umuntu umutabaye, asanga ni akana gatoya k'agahungu. Karangije kamubwira ati mabuja humura rwose nagutabaye. Umugore uri hano ati wowe se ni wiyihagaritse? Ati cyane rwose ni njyewe, ati dore hano ndi kumwe na papa wanjye. Umugore arangije avuga ati mu by'ukuri urakoze wa kana, waturiye intwari pe. Akana karangije karavuga ati none se mabuja waje ukatugurira kuri bombo nanjye sinkutabaye? Umugore uri hano arangije avuga ati humura rwose ndi bukugurire, ati ntugire ikibazo pe. Umugore yagize ngo akana kari kumusaba ngo akagure bombo, kandi mu by'ukuri gashaka kumwereka ko bazicuruza nawe yaguraho nabo bibonera amafaranga. Barakwereka umugore yaje yirukanka, asanga wa mugabo wacu ari hano rwose yicaye mu kagare afite na bombo bari gucuruza ku muhanda. Umugore arangije aravuga ati mu by'ukuri umwana wawe ni intwari, aranabaye pe, naho ubundi nari mapfiriye. Umugabo arangije aravuga ati urakoze gushima. Umugore akomeza ashimagiza akana avuga ati mu by'ukuri ufite akana k'intwari ndetse kazi kuganiriza n'abantu bakuru pe. Atari ko se mu by'ukuri mama w'uyu mwana hari ubu ngubu satewe ishema n'umwana we. Umugabo uri hano disi bakivuga ngo mama we, agahinda kahise kamwica. Umugore arangije abaza akana ati none se mama wanyabaye? Ati mama wacu nanye na papa ubwo nari nyiragahinja ngiye nta nubwo muzi. Umugabo uri hano disi yahise atangira kuganira umugore inkuru yamubayeho. Umugabo arangije amubwira ati umugore yananye umwana akiri muto, ati rwose ubwo nari nkimara gukora impanuka nta kintu na kimwe nari mumariye, atari ko nibura
ntabwo nicuza ko yagiye kuko numvaga nzamubera umutwaro, byibura umuhungu wanjye we ntabwo umubereye umutwaro kandi turishimye. Ati ducuruza izi bombo zacu kandi bitubeshejeho, nta kibazo na kimwe dufite pe. Umve nawe ukuntu arenzaho ngo nta kibazo na kimwe bafite kandi mu by'ukuri ubuzima babayemo nabo ubwabo ntabwo babwishimiye. Umugore Disi uri hano yumvishe inkuru y'ibyabaye kuri uyu mugabo, nawe agahinda karamwica abura icyo akorera uyu mugabo. Umugabo araje aramubwira ati ariko nta mpamvu yo kungirira impuhwe, ati njye ubuzima bugoye mbumazemo igihe kinini cyane, ati kandi narabyakiriye pe. Umugore aranje abaza akana ati none se ko mutajya kwivuza? Akana karanje karavuga ati mu by'ukuri amafaranga papa yagombaga kwivuza mama yarayatwaye kandi andi papa yose yabonaga yarayandereshaga. Umugore uri hano araje aravuga ati mu by'ukuri rero njye ndi muganga, ati mu by'ukuri ndaza kubafasha kandi nimugire ikibazo. Ati amaguru yawe niba muganga yarakubwiye ko yakira, ati humura rwose, ati mfite abaganga benshi b'inshuti zanjye tuziranye bavura ibintu nk'ibyo, ati turaza kukwitaho kandi ukire. Reba ukuntu umuntu yihuriye n'amahirwe ku muhanda. Akana karangije kabwira muganga turakoze mu by'ukuri niba uri buze kuvura papa wanjye. Barakwereka umugabo uri hano bahise bamufata rwose baramusunika bamujyane kwa muganga barebe ko amaguru ye bayavura agakira. Umugore barakwereka nyuma y'iminsi ari kuvura umugabo yaramubwiye ati noneho ubu ngubu wahaguruka ukagenda rwose amaguru yawe ni mazima. Ariko ahangaha ikiba gisigaye ni ukuyamenyereza ntabwo aba yagakize. Umugabo yarahagurukaga akikubita hasi, akana kakamubwira kati papa wabikora rwose, humura wabikora, haguruka ugende. Umugabo Disi hano yakomeje kugerageza, akomeza guhaguruka agenda yikubita hasi, bamutwara muri twa twuma tugorora amaguru y'abantu rwose afite ibibazo, imitsi atangira kuyirambura ubona yuko amaguru ye atanga icyizere cyo gukira. Muganga yakomeje ahumuriza umwana amubwira ati humura wowe, papa wawe nyuma y'iminsi mike araza kuba agenda ku maguru y'abiri. Disi igisore kiri hano nubwo umugore wacyo yagitanye umwana, muganga yakomeje kucyitegereza akabona ni n'igisore cyiza. Umwana nawe yakomezaga abwira se ati papa ati komeza rwose ushiremo imbaraga, aturaza kugenda ntugire ikibazo. Umuganga Disi hano yakomeje kwifashiriza umusore ndetse n'umwana we, barakwereka niko bagiye banahuriramo byinshi muri uko kumufasha ngo akire. Bajya barebana cyane, akana kabareba kakagira isoni, gusa bigaragara ko umuganga uri hano ndetse n'uyu musore bari batangiye gukundana. Barakwereka iminsi yarakomeje iricuma, umusore amaze gukira aza kwereka rwose muganga ahantu yahanutse. Arangije aramubwira ati mu by'ukuri nubwo nakoraga aka kazi njyewe ubundi nize ibintu by'ubuganga nanjye, nuko nyine nabuze akazi ahantu hose nari naragashatse narakabuze. Umukobwa uri hano arangije aramubwira ati humura nzi uburyo ki wabona akazi, ntuzongere gukora akandi kazi kameze nk'aka. Ubwo yari yaje gusura ahantu yavunikiye. Muri ako kanya bahise bumva urusaku rw'umuntu ahanuka, baravuga ati si ubwo si undi muntu uhahanutse kandi? Umugabo arangije aravuga ati no ubwo so nguwo yaba ari nde? Ati muze tujye kureba. Barakwereka muganga n'umusore baje birukanka ndetse n'abandi bari bari aho ngaho ku ishasi, baraza birukanka ngo barebe uwo muntu uguye hasi ikibazo yaba agize. Umukobwa yahise aza hano aramupima, aravuga ati rwose tumwirukankane kwa muganga, ntago arapfa aracyahumeka. Barakwereka bahise bakora iyo bwabaga ngo barebe ko batabara umugore wari ukoze impanuka hano. Umugabo arangije avuga ati se none ubu ngubu turamutwara gute? Ati rwose muhamagara ambulance zimutware, ati ntabwo twamutwara mu modoka yacu, uyu muntu ararembye. Barakwereka ibyacu ntibitinda tugaruke hano ku ivuriro rwose. Umukobwa yari amaze kwambara ndetse hano n'umusore bari bamaze kumwitaho, bamaze kumuha akazi mu ivuriro, ndetse umusore yari afite impamyabumenyi yo ku rwego rw'ikirenga kugeza naho yakabaye dogita, ariko kubera ubuzima bugira nabi nta kazi yari yakabonye. Hariya usanga abantu benshi barize, kubona akazi biba bigoye. Umusore arangije aravuga ati umurwayi uri hariya, ati twabonye nta kindi cyo kumukorera, bamuciye amaguru nta kundi byari kugenda, ariko ahandi hose ameze neza ni muzima. Barakwereka Disi wa mugore wataye umugabo akamutana n'umwana w'uruhinja, niwe wahanutse ku ishasi. Urebe nawe bya bindi bavuga ngo akebo nigiramo, ibyo yatumye biba ku mugabo we, ndetse saha izi ngizi umugabo we yashakaga kapfa akaba ari na muzima, none we dore bamuciye amaguru. Umugore yarakangutse arebye aravuga ati no amaguru yanjye ntayariho. Ati bishoboka bite koko mana yanjye? Ati si ubu koko ndabaho gute nta maguru? Ati nizere ko bari kumbeshya. Ati ibintu ndi kubona ntago ari byo ndi kurota, ibintu yarabibonye, abonye nta maguru afite kubyiyumvisha biramunanira. Barakwereka umuganga uri hano nawe yaraje aritegereza, areba uburyo umugore yabaye nk'umusazi adashaka kubyumva. Umugore yitegereje hano abona uwari umugabo we niwe uri kumuvura.
arangije aravuga ati wowe nta n'isoni, wowe usura umuganga? Ati ariko ibintu byose ndi kubona ndi kurota. Umusore uri hano arangije aramubwira ati yego koko nibyo. Ati ni njyewe ntabwo urimo kurota. Ati kandi n'amaguru yawe ati twagerageje kuyatabara biranga. Ati nta kundi twari dufite twabigenza. Umugore uri hano disi yabonye ibintu ari kubona ko n'umugabo we yataye agendera mu kagari, abona nta cyizere cyo kuba akamusanga ari dogita. Umugabo we yarakoraga akazi k'ubufundi, none akaba abona saha izi ngizi ari we bashiye amaguru, kubyiyumvisha birimo kumunanira. Umugore yaravuze ati koko kubera iki isi yakizenguruka bigeze ahangaha? Ati gute isi yakikaraga bikarangira ari njyewe bigendekeye gutya ko? Ati ntabwo natekerezaga yuko byangendekera bite. Umugore disi yatangiye kurira, batera impuhwe, ariko nta kindi bari kumufasha, ntibari kumugarurira amaguru ye yari yabuze. Umugore yakomeje kwicuza avuga ibyamubayeho ubuzima bwe bwose. Atangira kuvuga ati kubera iki koko nagiye nyuma y'iki gihe cyose nkaba ngarutse muri ubu buryo? Ariko nanone ntabwo ariyumvisha ko uyu nguyu ari wa mugabo babanaga. Umugore uri hano yakomeje ararira rwose, yari yababajwe n'amaguru ye, avuga ati koko ubu ngubu nzongera kubaho nagenda? Ati nzabaho ne koko ngenda mu kagari? Muganga uri hano araje aravuga ati byaba byiza nuko uyu mugore twaba tumuretse wenyine akabanza yakira ibyamubayeho. Gusa umusore yaramwitegereje disi yumva amugiriye impuhwe. Umugore uri hano akajya akomeza akireba ku maguru, akavuga ati ariko ubundi wowe gute byagenze gutya? Ati gute nagusize rwose uraha ikimuga ugendera mu kagari? Ati saha izi ngizi nkaba mbona uri umuganga rwose, wambaye nk'umuganga mukuru. Umusore aranje aramubwira ati cyane rwose. Ati ibingibi byose uri kumbonaho ati ndabikesha uyu nguyu sheri wanjye tumaranye iminsi mikeya. Disi bigaragara ko bari bamaze no gukundana, icyari gisigaye hano we n'uyu muganga ni ukubana. Umugore uri hano yarabyitegereje, arangije ararira kubera ubuzima bubi, nawe bigaragara ko ubuzima butamuhiriye. Yari yarabaye nk'umusazi, imisatsi rwose yarabaye ukuntu atakiyitaho, ndetse ubona ko rwose ahantu yarari atarabayeho neza. Umugore uri hano yaravuze ati ubu ngubu nta nubwo nemerewe gusaba imbabazi. Ati sinzi icyo nababwira. Ati ariko ndumva mfite isoni. Ati se basi mwanyishe nkipfira? Ati ndakomeza kubaho meze gutya? Umusore uri hano aranje aramubwira ati ugomba kubaho. Ati niyo mahirwe yonyine usigaranye. Ati kandi ndakeka gupfa atari ikintu cyiza wakihitiramo pe. Ati naho ubundi ati reka tube tugusize wenyine ube witekerezaho. Ati ubanze unakira ubwo burwayi ufite. Ati kandi utuze ntabwo ari we wenyine umeze gutyo. Ati hariho benshi bameze nkawe. Umugore aranje aravuga ati ariko ngiye bitandukanye n'iby'abandi. Ati ubu ngubu nta maguru mfite. Ati none se ubu ninde uzongera kundeba? Ati ninde uzanyitaho? Ati nta mugabo mfite ntaki. Mwumve disi ukuntu atangiye kwicuza ngo nta mugabo afite, kandi uwari nguyu bari hano yaramutaye. Barakwereka hano hahise haza umusore aranje aravuga ati bosi bari barimo kugushaka mu nama, baragutegereje rwose. Umugore hano aranje aravuga ati bosi? Ati si uwo nguwo aba bosi w'iri vuriro? Ati cyane rwose ni njyewe ukuriye ibi bitaro. Ati ikindi kandi wamenya, ati vuba aha ngaha mfite n'ubukwe ngiye na sheri wanjye. Ati rero icyiza nuko twaba tugusize aha ngaha, hari byinshi uzagenda usobanukirwa muri iyi si, ndetse hari na byinshi ukeneye kwiga. Umugore asigara ameze nk'umusazi avuga ati none mwansiga, ati mugaruke hano mbabaze. Umugore disi yabaye nk'umusazi. Barakwereka asigaye hano arira, abura icyo yakora, amaguru ye yari yacitseho, yibaza ukuntu agiye kubaho nawe byamucanze. Bisa nkaho ari n'aha ngaha inkuru yacu y'uyu munsi isoreje. Mushimira wowe wakanze subscribe kuri iyi channel, ndetse nawe utarayikanda mushishikariza kuyikanda kugira ngo inkuru zacu zijye zigushyikaho buri munsi rwose. Turabakunda cyane. Ciao ciao, reka duhure mu yindi nkuru ikurikira.